Ikaze kuri Mugire TV. Uyu munsi reka turebera hamwe uburyo bagaburira inkoko za Isa Brown ndetse na Saso. Muri video zatambutse nababwiye uburyo Isa Brown tuzigurisha, niba ukeneye Isa Brown z'umunsi umwe cyangwa se ukeneye inkoko z'inyama bita broiler Kobe 500. Izo nizo breed dufite ziri ku isoko, dukorera i Kigali Kicukiro i Gahanga. Niba uri tayari ukeneye izo nkoko za Isa Brown z'umunsi umwe cyangwa se izo za broiler, wanyandikira cyangwa se ukamamagara kuri WhatsApp 0788933168. Hanyuma reka turebe uburyo izi nkoko zitabwaho rero kuva ku cyumweru cya mbere kugeza zitangiye gutera. Yes, inkoko za Isa Brown ni breed nziza cyane, by'umwihariko ku bantu borora bagamije kubona umusaruro w'amagi menshi cyane. Isa Brown isaba indyo yuzuye kandi izafasha inkoko mu kuba zatera y'amagi menshi cyane. Twamaze kubona ko Isa Brown zitera amagi menshi cyane ari hagati ya 240 ndetse na 320 buri mwaka. Urumva ko ni amagi menshi cyane ugeranije n'ayizindi breed. Isa Brown rero iyo ukizizana zifite umunsi umwe, ndababwiye ko umushwi umwe tugurisha amafaranga 2200 gusa, umushwi umwe wa Isa Brown. Iyi ni breed idasanzwe. Mu cyumweru cya mbere kuva ku munsi wa mbere ukizizana kugeza ku kwezi cyangwa se ku byumweru 8 bwo na amezi 2. Yes, ahangaha uburi kuza ibiryo bita starter mash. Ibi biryo rero bigomba kuba ari ibiryo birimo amaproteine byibuze ari hagati ya 20 na 21 bizifasha gukura neza cyane. Ukeneye ibiryo by'amatungo rero byaba by'inkoko z'ibigwana, iz'umunsi cyangwa se izatangiye gutera cyangwa iz'inyama, nabwo wakoresha nimero nababwiye, nabyo turabigira. Ukeneye nka tone 2, tone 5, tone 10, wahita unyandikira kuri iyo nimero nababwiye. Hanyuma ku cyumweru cya mbere kugera ku cyumweru cya kane, izi nkoko zijya amagrama ari hagati ya 30 na 45, inkoko imwe buri munsi. Ku cyumweru cya mbere kugeza ku cyumweru cya kane hagati y'amagarama 30 na 45. Ku cyumweru cya gatanu kugeza ku cyumweru cya 8 ni hagati y'amagarama 50 n'amagarama 70. Yes, ibi ni ibiryo nyine bigomba guha izi nkoko z'ibigwanda za mu bwoko bw'ibiryo bita starter. Hanyuma aya amazi uha izi nkoko ugomba kongeramo ama supplement nka vitamin A, D cyangwa se vitamin D3 cyangwa se vitamin E, ukazivanga n'amazi. Aha ni ama supplement ushobora kuba wakoresha kuri izi nkoko za Isa Brown mu gihe uri kuzikuza. Hanyuma isuku ugomba kuzikorera isuku nk'ibisanzwe, nyine isuku ihoraho, ukazikurikirana neza ndetse ukareba niba zaranakingiwe neza cyane. Hanyuma iyo zimaze kuba growers rero zirya amaproteine ari hagati ya 16 na 17%. Hanyuma iyi nkoko zikaba zirya nibura amagrama hagati ya 80 n'ijana buri munsi. Ni za nkoko nyine zamaze kurenza ibyumweru 8. Yes, iyo zarengeje ibyumweru 8 ziba zageze mu buryo bwa growers. Hagati y'9 na 17 ziba zirya amagarama nibura 80 n'ijana buri munsi. Ndetse izi nkoko ntabwo ziba zikeneye calcium nyinshi cyane, kuko nyine ziba zigeze igihe cyo kurya amaproteine menshi azazifasha kongera ubushobozi bwo kurema amagi. Hanyuma icyiciro cya gatatu ni izabaye layers za Isa Brown, kuko nababwiye ko Isa Brown zo zitangira gutera kare cyane ugeranije na Saso. Hagati y'ibyumweru 18 na 20 ziba zatangiye gutera, mu gihe Saso zitangira gutera hagati y'ibyumweru 22 na 24. Urumva ko Isa Brown zo zitangira gutera hakiri kare cyane. Hagati y'ibyumweru 18 rero ubwo ziba zatangiye gutera, ziba zageze muri layers. Uzigaburira ibiryo bita layers birimo amaproteine ari hagati ya 16 na 18 ndetse na calcium ziri hagati ya 3.5 ndetse na 4. Ndetse inkoko imwe ikuze igeze igihe cyo gutera ikabirya amagrama ari hagati y'110 n'ijana na 30 buri munsi.
ibi biryo rero ubikeneye kuri bifite aya maproteine angana gutya, amakalsiyum angana gutya nk'uko ndi kubibabwira, nabyo turabicuruza, dukorera i Musanze. Uri tayari wahita unyandikira kuri nimero 0788938168 ukanyandikira kuri WhatsApp cyangwa se ukamamagara. Hanyuma ibi biryo rero iyo umaze kubiya izi Isa Brown zitangira gutera ya magi menshi cyane nk'uko nabibabwiye ko zitera amagi menshi. Iyi ni breed nziza cyane mu bijyanye n'abantu bashaka kubona umusaruro w'amagi menshi cyane. Isa Brown ni breed itabasha kuba yagira amasake, izi ni nk'uko zabasha kuba zabona amasake kuko akenshi zigera mu Rwanda zivuye hanze nyine, niyo mpamvu busanga zinahenze. Umushwi umwe ugura 2100 mu gihe w'izindi nk'uko zisanzwe nk'iza broiler za Kobe 500 umushwi umwe tugurisha 1300. Urumva ko Isa Brown zirahenze kuko ziva hanze nyine, ntabwo biragoye ko wazibonera amasake cyangwa se ubundi buryo wazibona utazitumije hanze. Ibi ni bimwe mu bintu by'ingenzi bakwiriye kumenya ku bijyanye n'uburyo bagaburira izi nkoko za Isa Brown. Hanyuma rero Saso nayo ijya kumera nka Isa Brown, nayo mu byumweru hagati y'umunsi wa mbere kugera ku cyumweru cya gatandatu zijya ibiryo bita starter. Hagati y'icyumweru icyo zatangiye gukora nyine zimaze kurenza ibi byumweru bitandatu ukazihe bya growers. Hanyuma zatangira kurenza ibyumweru 21 ugatangira kuziha byitwa layers, nyine ziba zageze mu gihe cya layers cyangwa se mu gihe cyo gutera. Isa Brown zifite ibyumweru hagati y'umunsi wa mbere kugera ku byumweru bitandatu zirya protein iri hagati ya 19 na 20 ndetse n'amagarama ari hagati ya 30 na 60 buri munsi. Isa Brown izi zo ni Saso, yes niho byitiranye, izi zo ni Saso. Hanyuma hagati y'ibyumweru 7 na 20 ziba zabaye growers, zikaba zirya protein iri hagati ya 15 na 16 ndetse n'ingano iri hagati y'amagarama 80 n'110 buri munsi. Hanyuma hagati y'icyumweru 21 kuzamura zatangiye gutera zikaba zirya protein iri hagati ya 15 na 16, calcium hagati ya 3 na 3.5 ndetse zikaba zirya amagarama ari hagati y'ijana n'ijana na 20 buri munsi. Urumva ko iri nigeranya tumaze gukora uburyo Isa Brown zirya ndetse n'uburyo Saso zirya, niyo magarama ndetse n'amaprotein. Ibi biryo byujuje izi ingredients zose maze kubabwira turabicuruza, niba uri tayari twabikugezaho. Yes, hanyuma uvugize ikibazo, igitekerezo, inyunganizi, ukeneye imashini ituraga amagi nabwo wanyandikira kuri nimero nababwiye, cyangwa se ukeneye demarrage ya automatique uburyo nyine borora inkoko z'umunsi badakoresheje imbabura, iyo demarrage turayikora. Cyangwa se ukeneye battery cage system uburyo bororera inkoko mu cage bitabaye ngombwa ko ukoresha igisambu kinini cyane, ibyo byose ni service dutanga. Wakoresha nimero 0788983158. Izo service ugize iyo ukenera tukaba twayikugizaho 5 kuri 5. Ndabashimiye cyane, geritwa Beista Sam nk'ibisanzwe.